kumva inzugi zijegera n'ibiki byose sibwo naturumbutse mu nzu mbona ihene zapfuye n'inkoko shamana icyuba yewe data we ndumva hahandi navugaga ndumva aha ndumva hari ikintu kiri kumfata buretse bikaga mutago buretse utagwa buretse ihangane ni mu kagoro oya hano aha hamwe nakubwiraga byahiye bigenza nisema mu wanda bigenza gute ihangane buretse komeza wegamye gato mana hera wegamye gato urambaza iki se uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki namuhoye iki twapfuye umugabo ngibyo ibigaragariye ahangaha yego byumvikane ngo aya ni amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima w'uriya mugabo we yego rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we n'umutima yarawutwaye buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yari ayifite iragurishwa iribwa na Liberata murabona mwiki inde Liberata niko buretse tuvura amarozi y'ubwoko bwose waba uhinga ntiweze uratwegera ubu ikindi waba urogerwa icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza ikindi dutanga umuti w'urukundo ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma uraza ukatwegera ukatubwira uti cyangwa se ubikeka ushobora no kuba utabizi neza ngo ubihamye ariko ukaba ubikeka uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya dufite uburyo tubikugenzereza umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto ese ibi bari kubibavura batiriwe baza hano bagakira Amerika Aziya Oceania Uburayi aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo yego iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe ngewe mba ngufite yego rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha niba ngi ubona biviremo hano ngewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi rero ndi kumwe na mama wasi ngira ngo muri kubibona ntago byoroshye ibintu biracyari bibi nkuko nubundi mu biheruka ngira ngo amaheruka nubundi yarahuye n'ibibazo mu rugo iwe amatungo arapfa iwe baracukura ni ibintu birebire ngira ngo mwarabibonye nyine bikanganye iwe aratorongera ubu ntabiwe n'ubu nahantu tumusanze ni ibintu byinshi ariko nyuma ya kiriya gihe nabwo ntibyongeye koroha ahubwo byabaye bikurushaho kuko yararwaye yarampamagaye arabinganiriza ukuntu yarwaye ndavuga nti umunsi umwe nzafata umwanya njye kumusura reba uko amerewe n'ubwo burwayi bwe nabwo tubumenye reka mwegere hanyuma ndamukanguye yararyamye asinziriye kuko nyine urumva umuntu urwaye ntabwo byoroha gusinzira reka mwegere hanyuma mubaze uko ameze namwe mu byumve adusobanure n'ubwo burwayi n'uko bwaje kuko biragaragara nk'umuntu nyine utakiva aho ari reka mbanze mubaze uko ameze hanyuma twumve n'uburwayi n'icyo yarwaye n'icyatumye arwara no kugeza kuri uyu munsi nimba yarahuye n'ibibazo bingana gutyo n'ubu akaba arwaye urumva ko bitamworoheye twumva uburyo abayeho mama wase tuguhaye ikaze murakoze kandi urakoze kuba naguhamagaye ukamfasha kuza ariko ubu ngubu noneho ubuzima burananiye ni ukuri ndumva ubu buzima bunaniye pe wapi ntabwo ndi kuvaho ndi
ke nahuye n'ibigeragezo byinshi ariko noneho ibingibi ndumva nanjye ubuzima mbuhazi. Nimba naramenyereye kwirirwa nirukanyira nkamenyera kwirirwa ndi kwishakishiriza iby'abana, noneho n'amaguru urabizi ko n'iwanjye nahavuye kubera gutorongera, n'amaguru nagendeshaga akaba narwaye, ndumva akaguru ntabwo gakora, ndumva nabaye pararize, sinahaguruka hondi. uravuze ngo muri make uburwayi burwaye ngo ndi kugira ngo tubyumve neza uburwayi bwawe ni ubuhe? Uburwayi waravunitse? ntabwo navunitse, ni ibintu byizanye, akaguru karabanje numva ibintu biraje biramfashe mu kaguru, noneho ndangije numva karandiye mpita numva kabaye igiti, ubu akaguru ntabwo gakora, ntabwo kagenda, simbasha guhaguruka hondi. Urumva kabaye pararize se? kandi nkubwira ko kadakora, ni nk'igiti ntabwo nshobora kugakandagiza. Noneho ikindi natekereza ukuntu nasohotse muri uriya rugo, urumva ndi guhunga, ihene inkoko byose byapfuye, ubu nawe ndabona igisigaye ari ugupfa, kuko ndabona nta kindi nsigaje, ntacyo nsigaje pe. Ni ukuvuga ngo nyuma ya cyagiye warabyutse uri muzima nta kibazo, hashize iminsi akaguru karakurya. None akaguru ntigakora, ntago gakora, ntago kavaho, ntago wajyaho urwara ngo byemere. Pararize akaguru nyine wajomba n'urushinge rw'ububabare, nta kintu na kimwe. ubu mfashe ibuye nkakubitaho niyo wafata inkoni ugakubitaho, no kugakuraho kari ntago biri gushoboka, no kuvaho ndi ntago biri gushoboka. Ke noneho urambwira ko nsigaje iki? Nta kintu nsigaje, nta nicyo nsigaje ku isi mara. Bajya bavuga ngo umwanzi ngo arakirirwa asabiriza, sinigeze nsabiriza mu buzima bwanjye, mu bibazo nagize wabishatse yaramfashije kubw'umutima we, urumva. Ariko noneho ntago nzabasha kwicara ku muhanda ngo ngende nege intoki ngo mwamfunguriye. Niyo mpamvu mvuga ngo wama nurunkuraho noneho, ko ndabona bindenze. None ndamara iki? Icyo ndi bumare ni igiki? Nimba nabashaka guhahira abana nkaba nabahahira, inzu yanjye nkaba narayivuyemo nkirukanka hejuru y'ibintu banerereje, uri kugira ngo nkore iki kindi ke? Uvuga ngo bigeze naho utabasha guhaguruka aho uri, byongereho hanyuma ari wowe wabigenza. None se hari ubwo navunitse? Nge sinigeze mvunika, sinarwaye, nge nagiye kumva numva ibintu biramfashe. Nubwo wabara nyine aho wafatiwe no guhera ku kiye gice ko nakaguru kose. Umva nkubwira uko byanangiye ke. Njewe nararyamye ninjoro, mbyuka ndi muzima. Mu kubyuka mu gitondo numva ikintu kimfatiye hano mu itako, numva biramanutse, ariko byamanutse ari nk'ubushye, numva ari nk'ibintu biri kugenda biri kuntwika, numva bigeze hano mu bworo bw'ikirenge, urumva. Noneho mu gihe mvuze ngo reka amaguruke ku buriri, akaguru aho nari ndyamye nyine kugira amaguruka aho nari nirambitse, ngiye kumva numva akaguru ntabwo kari gukora. Ubu sinakubwira ngo ndagenda, sinakubwira, nukuvuga ngo ni nk'igitungu ubu mfite ku kaguru. Akaguru ntabwo gakora, reka nta kintu sinakandagira, cyakoze wenda ntabwo nakandagira, ntabwo byashoboka. Ntabwo nagenda, kandi ari ukugenda ari nk'igiti akangaka ariko gakora, akandi kadakora. Kose koko wambwira ngo noneho icyo nsigaje ni ikihe? Umva noneho ndabona umva, ariko yarabimbwiye nukuri yarabimbwiye. Kandi noneho ikinangaza, reba igihe aza kuntera iwanjye, urumva, wibuke yuko yambwiye ngo azanyereka. Noneho rero nibyo anyereka byose, ubuse noneho ese ubukoko Mana y'icyubahiro, noneho ndabigenza gute? Kugeza ryari arakuguma inyuma ashaka kwica uhagaze. Nese ko nabahaye amahoro yabo, nkaba nanzu yabo nabagamo nayo bakayinkuramo, nkasohoka nangara hejuru y'ibintu banereje mu nzu, nkajya kubona nkabona inkoko zirapfuye, ihene zirapfuye, uzi ibintu bakoze hari ruguru y'inzu aho nabaga, uri kugira ngo nkore iki kindi? Ubuse nsigaje ikike? Ngira inama nawe wajyaga ungira inama, ngaho mbabara umbwire ngo nsigaje iki? Ikintu cya mbere na mbere kinambabaje nuko
cyakoze wenda uzi nk'ubu ngubu uwamfasha akama nk'imbaga ebyiri wenda nkagerageza nkareba yuko kubera nazo nuko nazo mfite nabwo ndi kubivuga nkavuga ni wenda mbonye nk'imbaga ebyiri kubera ko akaguru kadakora nkafatisha imbaga imwe akaboko n'indi akaboko nkareba yuko nabasha no kubasha gukururuka nkagenda kuko kwicara hamwe Mana ya Aburahamu na Isaka we ngo warushye naruhuka gusa kera abantu bakuru bajyaga bavuga ngo warushye naruhuka ariko naye ndabona umuruho wanjye naho kuruhuka aho gusubira inyuma nese urabona nsigaje iki nta kintu nsigaje pe agukuye mu nzu cyakoze ikintu nshimira Imana nuko amatungo yabyutse apfa byose urumva ntihagire umwana wanjye mvuga ngo arapfuye ariko ndabona ari ngiye ugiye kubabanziriza ariko uriya mukecuru ni umugome kambwira ukuntu uriya mukecuru ari umugome yararebye aravuga ati uriya mugore niwe ukorera abana be reka nze muhinarike none araminaritse ndahinamye pe na kandi namugaye byarangiye ubu se ntabwo mbona ntabwo rero ukuntu aka kaguru kanjye kameze Shamana oya nimvaho ndavuga ngo ndorohewe ibindi bikaza nkavuga ngo ndorohewe ibindi bikaza ubu ngewe rero ndi gusaba Imana nkavuga nese Mana koko ni igiki nagukoshereje ngo wenda umbabarire kuko ndabona birenze none se uriya mugore ikintu kinatangaje nta n'ikintu mupfa kigaragara kihe nta mugabo we ntawe nabonye aza kurwanira umukwe we kandi umukwe we sinari mufite niwe ngo wamuhamagaye ngo arebye umukobwa we niwe nabonye Mana yanjye sinabona ibyari byo amaraso adahura ukuntu umuntu akwanga kuko urwango uriya mugore n'umukobwa we bakwanze nta rushingiro rufite ikibazo se ko na nyina nawe nabonye aje ari uko nguko nk'umukobwa we ko ari cyo kibazo nagize ariko uriya mwana afite aho yabikuye yabihawe na nyina kuko na nyina yarabyemereye nese nyuma yabwo ibyo nyina yankoreye ntabwo wabibonye itegeko rihana abarozi hari ikimuga waba warasanze iwe kirimo ubwo burozi usibye guhemuka kuriya gusa uzi ngo babubika uzi ngo bigenda bite none se nimba nyina yaraje akavuga ati ibi ni njye umukobwa akambwira ati ibi byose ni njye wabigukoze wakugiriye umwana hanyuma se nzakora iki nzafata icyuma nyibatere nta muntu nigeze nica mu buzima nta n'uwacu bigeze bica gusa ngiye ikintu ndi gusaba Imana ni kimwe uwambabarira nkabona akaguru kanjye karakize nkabasha kwicira inshuro nta kindi bakuhinduye umunyabibazo ibibazo gusa se ibibazo gusa wenda ibibazo byo bihora hari ko hari umuntu ubundi bajya bavuga ngo agahinda gashira kandi gashibuka nanjye rero mbona ari komeza kuko agahinda karashira nkavuga ni ndorohewe reba ukuntu navuze ni Imana Uwiteka uhabwa icyubahiro umwana wanjye arakize ibyo birarangira numva ndanatuje nta kibazo numva mbaye nk'uruhutse muri njye urumva none ndebera ubu se umwana wanjye nzongera kuvuga ngo ndamwishyura ishuri bigenze bite ndongera kuvuga ngo barayigiye bigenze bite ke mbabara nawe mbwiza ukuri nawe Mbwirese ngo tujye kumureba tumutuke oya mbwirese ngo tujye gushaka oya ubwo bwaba ari ubwenge buceke kuke kumutuka uramutuka umubaza ikizi reka Uwiteka bari buzamuhemba ku byo akora no ku bw'icyororo cye ahubwo ke ibi bintu rero ngiye bikimara kumfata ubu mfite agahinda kuko naba ngiye kuba nka Fisto none si ibyo byamfashe natekerezaga ko byakamfashe nese nimba ibintu byaje byizanye kuza aho Fisto yavuye ubu ngewe ntago bari buneze biriya Fisto bamuteje nese urabona atari byo bago sije biri mu kaguru nyine hanyuma nanjye nimera nka kuri Fisto yarameze ndarwazwa nande kuzi ko ndi nyakamwe n'umwana atarabona ubushobozi atarabasha no kuvuga ngo arabasha gukora ibiraka ajye ku ajye kunshakishiriza kuzi yuko ari kwiga
ari ku mashuri ndabigenza gute ari nanjye wamwishyuraga ishuri nanjye wagendeshaga amaguru yanjye nkaba ndeba minamiranye baminamiranye nako awe mana we ikintu ndi kubona mama wase niba hari n'abanzi bigeze ubu abandi bo mbonye bambere ikibazo se mfite nuko nani sambu tugabana nuko nani sambu tugabana nuko byibuze ibintu bari sinzi n'ikintu bari kunshakaho sinzi n'iki bari kumbaza nanzu y'umugabo wabo ndimo sinigeze mbana nawe nose barambaza iki koko ikintu bambaza ni igiki na papa wase twayubakanye ntago yari yakankorera ibintu nk'ibi njye ako gahinda niko mfite na papa wase twayubakanye tukabana tukabyarana ntago yigeze avuga ati reka uyu mugore muhinarike n'ubundi namutaye mu nzu ye nyivuyemo atari papa wase uyinkuyemo nyikuwemo na mukeba wanjye noneho na nyina w'umukobwa araje aramufashije nose ubundi ke ikintu nkubaza barambaza iki nyine ni igiki bambaza abarozi babiri iyo bahuye bakaroganiza ikintu kibaho hanze witeka we gusa ubamembere oya abamembere reka nkubwize ukuri urababaye turi kubivuga ariko ngo uracyari mu uburibwe bwo mburimo bariho ni bazima barahumeka n'ubwo umwe arwaye ariko nta buzima babuze ariko nanjye baramaye pe baramaye ibaza aho ufata aka kaguru ugafata ugasanga ari igiti nabasha guhaguruka hondi hari ukuma birenze uku nguku ubu se ndazira iki nacumuye iki ku Mana uziko ndi kuvuga ngo byibuze niwa mu bushobozi bwabasha kunjyana kwa muganga bakagakata bakagakuraho none se nkubwire ngo iki uzi gutunga ikintu kimeze nk'igiti hoye njyewe ndafataho namara gufataho nkavuga nese ubu iki ni igiki nikoreye byibuze kagacika shabyihorere ntago ndi muzima ke ndi muzima hari ibirayi by'abana nagiye gushaka ndi muzima ni igiki nakoze ndi muzima ndi kurara ku gasozi urumva narirukanse naraturongeye ndi muzima ndi gukora iki icyo ndi muzimamo ni igiki nsohotse mu nzu bansohoye mu nzu nsohotse nirukanka nsohotse nk'uhunga nta kintu nakoze nta kintu nzira ubuse wambwira ngo ngwiki ubuzima mfite se ubu nubuheke wambwira ngo mfite ubuzima mvuga ni uwo mwuka ugifite kuko bariye bashaka no kwica umuntu ni umwuka nyine baravuga ngo ururimi ntacyo rupfana n'umuntu nanjye ndaho ururimi ntacyo rupfana n'umuntu ni ukuvuga ariko ndiho nariho buriya bajya bavuga ngo umwanzi ngo aragacika amaguru ubu nibwo mbibonye urumva ese nimba utabasha kuvuga ngo urahaguruka uvuge ngo byibuze ndajya no muri tuwarete urumva atari ikibazo gikaze nyine kugera aho uterurwa kandi uri umuntu mukuru nukore ubuze ubuzima mfite n'ubuhe ubuzima wambwira n'ubuhe uretse Imana yonyine ubundi hari aho bigera imbaraga z'abana n'abantu twebwe zigashira hagasigara nisi ko tutabafata ngo tujye kubafunga ko ntawe uroga ngo uramuroga nk'ibyo yakuroze oya ubundi kuvuga ngo umuntu yaguhemukiye urumva kuvuga ngo umuntu kuvuga ngo umuntu inyuma ye by'ibyaguteje babizaba bikurusha ibyo yagukoreye none nari nzi yuko se mukeba wanjye yakameze kuriya hejuru y'ibyo uzi yankoreye ariko Uwiteka wo mu ijuru niwe ugomba kwihanira urumva ariko Bibiliya yakira babara ariko Imana niyo ibizi guhora kwawe kuko ntago wavuga ngo nawe ugiye kumwishyura mu byagukora kuko abantu benshi babacitse ko watumye asara ariko sha Uwiteka rwose Mana y'icyubahiro nimba ari njyewe watumye asara nanjye mve ku isi none ahangaha ngiye nkavuga ngo ngiye gusarisha umuntu kuko yamemukiye oya ntago byakunda hanyuma nkamusarisha ngo ngukiye nyungu ubu ngubu se ahangaramye urabona norohewe
ubu mvuge ngo ndorohewe? Ubu nindangiza mvuge ngo uwangeriye ibi ngibi nanjye reka ngende muhereza yagiye se ko n'ubundi twese ko ari kuko nawe uzabaho mwinuza. Hari umuntu ubaho akaramba, twese si ukubaho uvuga ngo aho ushyize undi nawe ejo niho uzajya. no gusimburana Nuko rero impamvu habaho kwihangana ayiwe data we, uyu munsi ni wowe ejo ni we sinabona ibyo mvuga. ko mbega umuryango Gusa Uwiteka ndengere kandi anabare, kuko nzi ko nta kintu nigeze nkora. umukecuru nawe umukwe warimo aramusohora mu nzu ngo taha, umukecuru akanga ati Sarataha gute afite ibyamuzanye? sinzavana None se ibintu byose nyine ari kuvuza umwana, ibyo ari kumuvuza amujyana wabwirwa n'iki ibyo ari kumuvuza? Ibyo ari kumuvuza n'ibyo ari kunyoherereza. Kandi ikindi bugiye bajya bavuga ngo ikintu cyabaye igitambo, ziriya nkoko zapfuye, ihene zigapfa, na biriya bintu byose ni njyewe wari kugendayo. Urumva, ni njyewe wari kugendayo. Kure hagati aho ngaho nta kintu nabona navuga. ikintu gihari uriya mukecuru naramubajije wari wagera icyo gihe njyayo n'umugabo w'umukobwa wahari wari watangira kuvuza icyo gihe umukwe yari ari kubasohora babwira ngo bamuvire mu rugo ngo ntashobore kubana n'abasazi, kuko umugabo nawe yarasinze, nawe yabaye umusinzi yataye umutwe, ubwo yari yasinze agwirira nawe. None se ubundi uriya wabonye ari umugabo? Noneho umugabo ari kubirukana ngo bamuvire mu rugo bose. Baza umukecuru ni se wari watangira kuvuza umwana wawe? Kada. None se umwicaranye mu rugo Yarega reka nkubwire uriya mugabo nawe uriya keza rwose, reka nkubwire uriya mugabo nawe nabonye nta buzima afite, kandi umugore yarabyivugiye mbere, yavuze ati nacyo nakigize igihwinini. Uriya rero ni ukumubara nk'igihwinini, nk'ukumubara nk'igishogoshogo, kuko nawe nta muntu umurimo. Urumva, ahubwo umuntu afite ubushobozi nawe yakabaye yakamuvuza. Urumva, ariko nubwo uriya mugore yabaye kuri agasara, mu gusara simvuga ngo wenda ngo ni ubugome yakoze n'iki, ariko uriya mugabo nawe rwose umugore urabizi yuko yatwibwira yuko yamurangije. Hanyuma ikindi kintu warenzaho ni igikize. None ari kwirukana nyirabukwe, kandi nyirabukwe ntago yahava adakoze ibyawe. Neza urabona atari mu kazi nyine, urumva yahava gute nyine? Urumva uriya mugore ataraza hari ibibazo nigeze ngira, uriya mukecuru hari ibibazo nigeze ngira, ibibazo byose mbigize. Ibaze ahaza akaza kumpagarara hejuru, akaza kunuka simuzi. Urumva, ati umwana wanjye ibiki n'ibiki yaramaze. Sibwo natangiye kumva inzugi zijegera n'ibiki byose, sibwo naturumbutse mu nzu mbona ihene zapfuye n'inkoko. Shamana icyubahiro, sinabona ibyo mvuga. Gahinda umva, nakubwiye ngo agahinda gashira kandi aribagara, agahinda gashira kandi agahinda gashira kandi aribagara. komeza kwihangana wa muntu, ubuzima niko bumera. Jya ushimira n'Imana kuba ukiri na muzima, kuba bari kohereza ibifata akaguru. Ariko ke nakubwiye ko kubaho utagenda nta buzima ntabwo mfite rwose. Ako se yewe data we, ndumva hahandi navugaga, ndumva ahangaha ndumva hari ikintu kiri kumfata. Uretse bikaga mutago, uretse utagwa, uretse gati ihangane ni mu kaguru. Oya hano ahangaha hamwe nakubwiraga byahinduye. Ndabigenza nese mama wa, ndabigenza gute? Ihangane uretse komeza wegamye gato. Mana yera we. Wegamye gato.